Ibihe byiza kuri mwe mwakanze subscribe hano ku bw'ino Sport Rwanda. Ibintu byadogereye muri Kiyovu Sport birakomeye. Ikipe irarindimutse, iragiye rwose, nibadafatira hafi rwose ibintu birakomeye cyane. I Nyarugenge, ikipe y'ubukombe, ikipe ya zamani, ikipe rwose igeze gutanga ibyishimo, igeze gutitiza umujyi nk'uko Juvenal yabivugaga. Iramanutse rwose, biramanutse nta gihindutse, iramanutse kubera ko ikipe iri ku mwanya wa nyuma. Ibintu birakomeye, birakomeye rwose. Ibintu bigezweho rero kano kanya muri ekipe ya Kiyovu Sport bidasubirwaho miliyari ku ijana. Umutoza Bipfubusa Josre amaze kuba ahagarikwa imikino 4. Ibintu byavuzwe mbere, benshi ngo urabona ngo ibiki n'ibiki, ariko finally umutoza arahagaritswe. Ariko nkeka ko kuba ntahagaritswe bishobora no kurangira n'ubundi rwose ni intangiriro z'uko n'umutoza ashobora no kuzasezererwa kubera ubusaruro mukeya cyangwa se ibyo bari bamwitezeho cyangwa se ibyo bari bamuzane muri ekipe ntabyo yatanze mu by'ukuri, ko ikipe iri ku mwanya wa nyuma. Birababaje cyane, birababaje kubona ikipe mu gihe cy'imyaka muri sezo 3 zitambutse, ikipe yagarukiraga ku murongo, habayemo amaherere n'ibiki by'umupira wo mu Rwanda kugira ngo itware igikombe. Kuri sezo aka kanya tuvugana ikaba iri ku mwanya wa nyuma, mu by'ukuri ubona ko nta na gahunda ihari yo kuzura umutwe, kubera abantu bamwe muri Kiyovu Sport ibintu biba mu mupira wo mu Rwanda koko. Wasanga abantu ngo ikipe ngo ni abasogokuru, ati umuntu araje afashe amafaranga ye, ubwo ni nka Juvenal yashyize mu ikipe, byose no kugira ngo atange ibyishimo ku bakunzi b'iyo ekipe, ariko nta gaciro mubihaye. Muraje murabyutse mu gitondo, ariko ngo birakora natwe twabikora. Ngo ndavuga Karim, ndavuga witwa François Regis General, ati twayimwambura kandi tukabasha kuba twayitunga n'ibiki byose. Simuyifasha, simubonye realite. Buriya bavuga ati uvuga batarabona. Mu by'ukuri iyo umaze kugira mu bintu ubwo ubona ko ibintu bimeze mu by'ukuri, bikaba barashimyeho bati ikipe birakomeye cyane, biranga. Abandi nabo baravuga ati muyiduhereze, uwo ni David guturuka muri Canada, ati muduhereze ikipe, ati nanjye ikipe nayitunga mu by'ukuri, dore ariko mu by'ukuri ikipe irabananiye. Ikipe ifite amadeni agahishyi, ikipe y'abakinnyi ntabo baguze byananiwe kubasinyisha. Umuntu araje mu nama mu nteko rusange, mwebwe kugira ngo muhurize hamwe imbaraga mwubaka ikipe, icyo muri guhuriza hamwe bwo mushaka no kugira ngo mwirukane umuntu, ngo mumwirukane mubone ko mumwirukane mu ikipe burundu, mu mwambere n'umunyamuryango. Mu by'ukuri Juvenal abayovu bazamukumbura. Nahoze ndeba akantu yashyize kuri Instagram, kubera Juvenal nyamukurikira cyane kuri Instagram. Mu by'ukuri hari akantu yashyizeho, tabasaza bimeze bite. Ubwo arimo kwibutsa ko nyine ikipe ya Kiyovu Sport igomba gukina na Rayon Sport, kuko hari akantu muri Juvenal yari yashyizeho, akantu ko kuvuga ati Rayon Sport ntizigera intsinda igihe cyose nyiri perezida w'ino ekipe. Ariko nagiye muri commentaire, mu by'ukuri ti rwose mubyeyi tubabarire, mujye kuri Instagram, ni Mvukiye Juvenal n'ubundi niko yitwa kuri Instagram tu. Ti mubyeyi rwose tubabarire ugaruke, mubyeyi tubabarire ugaruke, kuko ibyishimo nanjye rwose Kiyovu Sport nyizi. Kiyovu Sport natangiye kuyibona shininga cyane ku bwa Juvenal. Mu by'ukuri ubundi Kiyovu Sport ni ikipe n'ubundi yibiraga mu myanya ya 7, imyanya ya 6. Ya kipe nyine irimo ido idafite icyo yishe n'umuntu idafite n'ikitwaye. Umuntu araje arayifasha, yashyize kuri Spotlight, arayifasha yishyize ku guhanganira igikombe. Urabona ko byibuze nubwo abuze igikombe nta katagize, yatanze match effort ziwe zose kugira ngo ikipe ibashe kuba yatwara igikombe. Mu by'ukuri hajemo question y'ibitego, hajemo question y'inota rimwe, ariko nta kuntu atagize. Ibyo byose muraje murifashe mubitesha agaciro. Uraje mu by'ukuri ntuje gukora n'ibiri hejuru y'ibyo yakoraga, ahubwo kugira ngo uze urajya ukuraho umuntu uvuga ati ndaje nkore ku byo
yagezeho cyangwa se ndenze ku byo yagezeho byibuze, cyangwa se wenda ndaje mfashe ekipe, icyo gikombe nyine wenda abamushinjaga ngo warabetingaga, abamushinjaga ngo ubureseri, ngo abantu ngo bakize, ngo amazu ngo bari kuyubaka, ntuje byibuze wenda ngo iyo betingi nimba uba yabetingaga wenda igikombe kikabura kubera iyo betingi, wowe uze byibuze kwa ko nta betingi ukoresha, uze ubashe kuba waca ako gahigo nyine uheshe Kiyovu Sport igikombe nyuma y'imyaka irenga 31 ekipe ya Kiyovu Sport nta gikombe ifite. Birababaje pe, birababaje. Abayovu uko bimeze rwose n'abaryogo, mukwiriye kureba buryo ki mwashyira hamwe mugatabara ekipe yanyu mu by'ukuri ikabasha kuba yava mu bibazo, tukabasha kubona Kiyovu Sport yongera ititiza umujyi. Urabona ko Kiyovu Sport ni ikipe ifite abafana benshi cyane, ariko akenshi cyane ikipe itameze neza ntabwo abafana bajya bakunda kuboneka mu by'ukuri. So actually niyo nkuru iri muri Kiyovu Sport. Ubwo ikintu gihari ni uko ikipe byaranagaragaraga cyane rwose ko aricyo kintu barimo bamutegurira, ni uwitwa Mark Wade, n'undi ni impanga y'uwitwa Wade waza atoza ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri aje ari umwungirizi, ariko biranya nawe yifashe akaza gusezererwa n'ino kipe. Witwa Mark Wade ni yari yaje ejo bundi ngo aje mu bana, ariko mu by'ukuri icyagaragaraga cyo ni uko yari arimo ategurirwa kuba yaza agafata ekipe senior, bikaba ari nabyo byabaye rwose yifashe by'agateganyo nka interim coach. Ubwo rero sinzi nimba araza agahindura ibintu, ariko yahindura ibintu byagenda bite. Ariko Kiyovu Sport ku kijyanye n'abakinnyi, urabona ko nyine kiriya kintu cyo kuba batarandikishije abakinnyi ni kimwe mu cyagize ingaruka kuri ino ekipe mu by'ukuri, biza no kuyiviramo kuba nyine ari abakinnyi yari yaguze nka ba Kedi, ubu ngubu ntabwo turi kubabona, ba Kalisa Rashid bose ntabahari, twari twabonye uwitwa Misi Cedric wigiriye muri Viziyo, ntabwo nyine abo bose babashije kuba bandikishwa. Ni ingaruka zikomeye cyane, ni ibibazo by'amadeni, ariko byagira gute, ntabwo uwitwa Juvenal yarigeze ahunga amadeni, ntibigeze bamuha umwanya ngangane n'ayo madeni, kuko ni kuko ariwe wayateje. N'ibyavuzwe ngo yazanye igipfurumba cy'amafaranga arenga $500,000 bamusubiza inyuma, ni ibibazo bikomeye cyane. Juvenal mu by'ukuri afitiye ku mutima ikipe ya Kiyovu Sport, birakwiye ko tutahomba abasportifu nka hora bigomwe ibishoboka byose, ariko bakaza bagashora mu mukino cyangwa se muri shampiyona ya hano mu Rwanda. Mu by'ukuri iyo ni Kiyovu Sport irindimutse iragiye koko, tuyireke igende koko, tuyireke igende. Mujye muri commentaire mutange ibitekerezo byanyu. Nubwo ino Sport Rwanda twongere mu kanya.